Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu muze tuganire ijambo ry'Imana. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu cholchim lilochot hayom. Mbanje kubasubiza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Ese uyu munsi tugiye kureba iki? Uyu munsi rero nta kindi tugiye kureba, iki Imana yashyize mu mutima wanjye. Tugiye kureba ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Muzi ko abankurikira ntabwo njya nkunda kubuvugaho cyane, ngiye kubabwira impamvu mu kanya kagiye kuza. Banzu kandi like rero, kanda like kugira ngo tuzamuke, urabimenyereye neza. Kugira ngo iyi nkuru ikure ku bantu benshi cyane, banza ukande like. Kanda like, ubuhanuzi iyi nkuru igere ku bantu benshi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma nibwo tugiye kureba uyu munsi. Ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Tuzi ko abantu benshi bakunda kubivugaho cyane, ariko njye ntabwo nkunda kubivugaho. Kubera iki? Nta yindi mpamvu ntakunda kuvuga ku buhanuzi, ni nayo mpamvu ubona nahagurutse. Mu Kinyarwanda baravuga bati umanika gato wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. Reka njyewe nkamanike mpagaze kugira ngo njya kukamanura ntibizandushye. Hagati rero ntabwo nkamanika nicaye, ahubwo ndahagarara kugira ngo nkubwire iby'ubuhanuzi ubyumve. Abantu benshi bakunda kuvuga ku buhanuzi bw'imperuka, bakavuga kwinshi bitandukanye, ariko nakubwira impamvu. Wibuka ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri nkunda kukubwira. Ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri bugomba kuzasoza abirabura bari muri Amerika, aribo Yuda, bagomba kuzahura n'ubwoko 10 buri muri Afurika. Ariko tutarajya aho ngaho, reka tugende dufate ubuhanuzi abantu bakunda kwita ubw'iminsi ya nyuma. Mbere na mbere ugomba kumanza kumenya ko hari ubuhanuzi bubiri bubangikanye. Hari ubuhanuzi bubiri bubangikanye. Sinzi ko wari ubizi. Niba utari ubizi, ubwo wenda urabimenye, ariko hari ubuhanuzi bubiri bubangikanye. Hari ubuhanuzi bw'Imana. Imana hari ubuhanuzi bwayo, hakaba n'ubuhanuzi bwa Satani. Ibi rero iyo umaze kubisobanukirwa, nibwo koko utangira kumva ubuhanuzi bumeze gute. Hari icyo Imana ivuga, za nkoni ebyiri zigomba kuzahura. Dusoma mu gitabo cya Ezekiel 27:29, ukuntu amagufa azasubizwamo umwuka. Noneho biriya bintu mpora babwira ngo bavanye ibitabo muri Bibiliya, abazungu barabihindura. Ni ukuvuga nabo kugira ngo ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma busoze, bafite indi mvugo bakoresha, ariyo ya Antikristo. Urabyibuka? Hano ni Antikristo, hano dufite Kristo. Ni ukuvuga ngo hari ibyo Kristo azakora hano nk'uko ubuhanuzi bumeze, hari n'ibyo Antikristo agomba gusoza nk'uko ubuhanuzi bwa Satani bumeze. Dusubire inyuma rero, tugiye kubanza dusubire inyuma igihe kirekire. Dusubire kuri Obama, tuzamuke tugere uyu munsi turebe ibintu biri kuba. Ariko ntabwo ndi bubyinjiramo cyane, ndakunyuriramo muri make noneho urebe. Ubutaha ibitekerezo byanyu muri bwandike, nibyo bizatuma ndadukora ikindi kiganiro cyimbitse, tujyemo turebe izo nyamaswa nizihe, tugende tubyinjiramo gahoro gahoro, no turebe ubuhanuzi ko buhagaze. Uzi neza ko ibi bintu ntabwo ari ibintu byoroshye kubivugaho, kubera uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ni nayo mpamvu tutakunda kubyinjiramo cyane. Ariko ngewe impamvu ntakunda kubyinjiramo cyane ni uko ubuhanuzi nzi ukuntu igitabo filimi izizinga. Noneho kuba nzi ukuntu filimi izizinga bigatuma wenda nibwira ko n'abandi babizi gutyo, ariko umutima muzo urambwira uti ibi bintu ugomba kubivugaho, ubuhanuzi ugomba kubivugaho. Kubera iki? Ni kwa kundi navuze ngo abantu kuki iyo bakijijwe batasakaza ku gakiza kabo mu bantu kugira ngo nandi bakizwe. Filime rero uko tuzi kuzizinga, tuzi ko byanze bikunze Kristo azatsinda Satani, ariko details zirimo hagati ntabwo twenda kuzivuga cyane kubera ibibazo bimwe na bimwe. Kuko kugira ngo uvuge kuri detail zirimo hagati, ugomba guhuza n'ibiri kuba ku isi byanze bikunze. Niyo mpamvu rero tugomba gusubira inyuma gatoya. Mbere na mbere, niba uri mushyano, reka maze mubwire, nanditse igitabo kuri Ukraine mu mwaka wa 2010, 2022 iriya ntambara iraba nyuma y'imyaka 12. Ibyo ariko ntabwo bingira umuhanuzi. Bikwereka ko ibyo nagiye kuvuga hari abantu biba bivuga.
nubwo twese turiga turakiga, nta muntu urusha undi ubwenge, nta muntu urusha undi, ni ubuntu bw'Imana gusa. Rero bya Ukraine nabyanditseho bukeye biraba, ariko ntabwo bigira umuhanuzi nkuko murabivuga. Abahanuzi turabazi, ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Amos, ba Samuel, ba Obadaya n'abandi bahanuzi benshi bakomeye, ba Daniel, ba Ezekiel. Abo ni abahanuzi bakomeye bavugana n'Imana direct. Ngiye ntabwo navuganye n'Imana direct, usibye ko Imana ishobora kuguha ubutumwa ngo usakaze mu bantu. Ibyo ntibikugira umuhanuzi, ahubwo bigira abahanuzi umunsi ku munsi, sinzi aho bivana ubwo wambwira. Nanditse n'ikindi gitabo rero ku Rwanda, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, jenoside yakorewe Abatutsi. Cyanditse muri 2014 nibwo cyasohotse. Noneho ariko bikaba bitangiye umuhanuzi nabwo, nubwo ubona hashize imyaka 10 hafi n'ibiri, ibintu byo mu Rwanda nabyo ukabona isura biri gufata, nabyo ngiye kwinjiramo mwereka ukuntu abantu bari kurwana n'ubuhanuzi batazi ibyari byo. Ibi rero hano urabona ko nashyize amadarapo, irya Amerika n'iry'Ubufaransa, aho nerekana ko u Rwanda rwabaye nk'ikiraro cyagiye gicika kuva mu 1800, gicika 5 9 7 3 9 4 biba akarusho. Ibyo byose ni ibintu nasobanuye, wareba video ndibishyire ku mugereka y'ibintu byabaye mu Rwanda, abenshi baba babyibaza. Ibi rero ntabwo bingira umuhanuzi, niyo mpamvu mbanje kwisasira kugira ngo nibyo ngiye kukwereka nkubwira nabyo uvuge ati ahantu biva. Kandi wibuke ntabwo nabibagiwe, ya gahunda yanyu yo gusoma Bibiliya mwigeze hehe? Andikamo ti ndegerere cyane gutangira gusoma Bibiliya nkuko bibakangurira iteka ku iteka, umunsi ku munsi. Kandi n'izindi video nabemerewe gukora nazo ndi kuzigaho kugira ngo ndebe uko zazasangiza mu minsi, ariko ubu bwari ubutumwa bwihutirwa kugira ngo mbagezeho ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Turahera rero, ntabwo ndi bujye muri detail nkora kubwiye, ariko ibitekerezo byanyu nibyo bituma wenda nzabyinjiramo. Kadusubire inyuma gatoya. Mbere yuko Obama aba president, ibintu nakwiye ko bigendana n'ubutegetsi n'ubuyobozi buriho imyaka 2, nibwo najya kumva mu bantu bivuga ngo Obama ngo umunyakenya ushaka kuba president. Ntabwo nari muzi. Noneho mubonye ijwi ryahise rinzaho rirambwira ngo uyu muntu azaba president imyaka 2 mbere yo kuba president. Nakoze iki? Naragiye kuri internet nimprima t-shirt kanditseho ko Obama azaba president wa 44. Bibwira umuntu wa mbere aranseka agwa hasi. Noneho wa mupira nkajya mpora mwambaye, abambonye bose bakavuga wewe urarota, nta kuntu umwirabura ashobora kuyobora Amerika, ntibishoboka. Ariko nari nabyeretswe nyine, ndabyemera ndabyizera. Bukeye biraho. Bidateye kabiri, Trump bamuzanye mu ngazi y'abamazi, mpita mbibona ko azaba president mbere y'umwaka. Ndanoneho mbishyira no kuri Twitter, iyo Twitter irahari kabisa. Noneho abaye president ndibaza ibintu n'ibiki. Mbonye ibyandi bya Ukraine, mbonye iby'u Rwanda, mbonye ibya Obama, mbonye ibya Trump n'ibiki. Ntangira kwitekereza ndavuga ati ibintu biva hehe. Ariyo mpamvu ngiye no kukwereka ukuntu bihagaze uyu munsi, ibintu biri kuba abantu ntibamenye ibyo ari byo. Dusubire inyuma gatoya kuri aya mafoto wabonye ukanda kuri iyi video, kugira ngo uje muri iyi video wabonye aya mafoto. Buriya ni ubutegetsi tuzi bw'inzozi za Nebukadinezari Daniel yamusobanuriye ko buriya bwami bwari gutegeka bukagenda busimburana kwiya kugeza magingo ye. Hari Ababuloni, ariko wibuke ko mbere y'Ababuloni babanje kujya Ashuri. Ashuri bagiyeyo bamarayo igihe, bamaze imyaka 135. Bari bamaze imyaka 135 reka tukirano, nibwo Yuda nawe yajyanywe bunyago ya Ashuri. Babashuri barateseka, baba mu bibazo, baza kuhava. Wibuke Ashuri yari nkaha hano na Afrika, za Amerika ziri hano, bamanutse za Ashuri baramanuka bajya za Fiji, mu birwa bya Fiji, bamanuka za Australia, binjira za Madagascar, batoborera muri Afrika y'Amajyepfo, barahingura bajya muri Amerika y'Amajyepfo, babona kuzamuka bajya muri Amerika y'Amajyaruguru. Ubwo n'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe, ariko ubwoko bwa mbere bwageze ku mugabane wa Amerika mbere, kubera ko Amerika itarizwe. Ndiko bisasira kugira ngo mwumve ukuntu ibintu bimeze. Noneho hashize ya myaka 135 nibwo bagiye i Babuloni, ariho Daniel yaboneye buriya buhanuzi
bwawe ziriya nyamaswa ko zizazamuka ari ubutegetsi buzagenda busimburana. Bwa mbere bagiye Babuloni, bamara imyaka 70, baza kuvanayo basubira iwabo. Hashize kabiri, abaperisi barategeka. Abaperisi, umwami wabo wa nyuma aza kwiyenza ku Mugereki, noneho Umugereki aramutsinda, Abagereki barafata, noneho Abaroma barafata. Noneho tukaba tugeze ku musozo w'ubuhanuzi bwa Daniyeli, aribwo Abaroma bacikamo ibice. Ariko noneho Abaroma ntibacika burundu, ahubwo biyuburira hehe? Biyuburira muri Amerika. Urumva, Abaroma nibwo bamaze gusenyuka, bari bikuno bigenza, ingufu zabo bazigarura he? Bazigarura muri Amerika. Aribwo abantu bavuga ngo Amerika buriya ni nk'Uburoma nyine bwihishemo. Akaba rero ari cya gitaka n'icyuma biri kwivanga kugira noneho bakore bwa buyobozi bwa nyuma bwa Antikristo. Abantu rero muri 70 reka mbyandika hano, muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo, tuzi ko nibwo Abaroma basenye Yerusalemu. Bamaze gusenya Yerusalemu, ubwoko bw'Imana bose buratatana, benshi batatanira hehe? Muri Afrika, kuko Kristo umwami n'umukiza wacu Yeshua HaMashiach nibyo zina rye, arababwira ati nimuzabona bamanutse muzahunge muhungire mu misozi. Iyo misozi yababwiraga ni iyihe? Na Afrika. Baraza muri Afrika. Noneho muri 619 nibwo abazungu batangiye kujyana abirabura hehe? Muri Amerika, mu bucakara. Babyita ubucakara, ariko ni ubuhanuzi bwabo mu gusoza. Wibuke ko ba Christopher Columbus bari barageze muri Amerika, yajyanye n'umuhanuzi w'Igiheburayo Luis de Torres. Sinzi niba umuzi wamureba. Luis de Torres niwe wari umuhanuzi umusemuzi w'Igiheburayo wa Christopher Columbus, kuko bari bazi ko bwa bwoko bwagiye kera bwaravuye Ashuri, bwari kuri Amerika, ari wo mugabane Imana yari yabahaye. Bari barahungiyeho kuko bari babaye mu magorwa, baramanuka hose za Fiji, bamanuka za Australia, binjira muri Madagascar, baza muri Afrika, bajya muri Amerika y'Amajyepfo, barazamuka bajya Amerika y'Amajyaruguru. Badendeje bazi ko babayeho, babasanga bajya kwica, barabamara, barabarimbagura. Ari mpamvu bakuriye muri turgo twose dusaka yarebya hafi ya za Amerika na za Canada. Dukomeze rero, ubwo baraje barabarimbuye muri Amerika, bazanye abandi bacakara babashyirayo kugira bwa buhanuzi busoze. Wibuke ubwoko bw'Imana bwavuye Ashuri, bujya Babuloni, butwarwa n'Abaperisi, butwarwa n'Abagereki, butwarwa n'Abaroma. Noneho Amerika ibaye igihugu gishyashya, baraje bajyanyeho bariya Bayuda. Niyo mpamvu vuga ko bariya birabura muri Amerika, bari muri Amerika ari ubwoko bw'Imana, abantu babyumva. Kuko nta gihugu na kimwe, nta shyanga na rimwe byagize buriya bwoko bw'Imana ngo ntibibashe kuba mpatsibugu. Niyo gihamya. Amerika ikomeye kubera ko bariya bacakara aribo bita bacakara, aribo bwoko bwa nyabwo bwa Yuda bwagiye bukayubaka ku buntu. Ari nabyo bigaruka kuri bwa buhanuzi rero. Impamvu ngenda kuri kuvugaho cyane nuko ntegereje igihe, ni kimwe Imana izavuga ngo reka ubwoko bwanjye bugende bunsange, reka ubwoko bwanjye uwo munsi igihe uzabona batangiye gushaka kuva muri Amerika, njye nicyo ntegereje. Urumva ko simbuka etape. Niyo mpamvu iyo habaye ibi bintu ngo amatarifu, ngo Trump ari gukora ibi niyo mpamvu nabyinjiramo. Noneho rero dusubire kuri ibyo bya Trump, ari nabyo mvuze. Urabona, nabibwiye abantu, nabivuzeho kuva kera na kare ko Obama araje abaye perezida, twese turamushyuye, tutari twamenye ibyo ari byo. Kumbi yararimo arategura umugambi wa Antikristo, ari wazanye ibintu by'ubutinganyi, ashyiramo ubutinganyi. Reka nzi nwereke ibyandika hano, ubutinganyi. Nibwo bahise bazana ibintu by'ubutinganyi babishyira karubanda, karahava, kuko ni Obama niwe wabisinye. Wibuke, wumva ukuntu abazungu ari abagome, banze kubikora ubwabo, bamuzanaho nyine nk'umwirabura, aba ari we uba face, aba ari we uba image y'ubutinganyi. Amaboko yabo, ibiganza byabo bibe byera. Niko babikoze. Araza akora izo gahunda imyaka iyo manda izo ebyiri, aragenda
haza Trump aza yigize nka marayika w'umucyo nibyo bintu abantu bari kurira uyu munsi bavuga ngo Trump aza nka marayika w'umucyo. Trump yaje nka marayika w'umucyo, niko yaje yigize. Baramwisabira, uzi ko abantu bavuzaga induru ngo turashaka Biden ngaraturembeje, urumva byose yari umupango. Reka nkubwire ukuntu byagenze. Noneho Obama avuyeho bazanamo Trump, barareba babona Trump ntabwo yakora manda ebyiri zikurikiranye, gahunda zabo za satani ntabwo babona igihe cyo kuzirangiza. Bakoze iki rero? Nibwo bigiriye umugambi wo kuzanamo Biden bamuzanamo. Nabivuzeho, hari amavideo menshi nakoze ya kera, wagenda ukayasubiramo ukayareba. Noneho Biden kumuzanamo, wabonye ukuntu byateye induru, ariyo mpamvu bahise bigabiza inteko y'abashinga amategeko Capitol, bagenda kurwanamo, barasenya, barabafunga, birya bintu kugira ngo bakore iki kinamico. Urabyibuka? Biden aza yigize nk'umuntu uri weak, umunyangufu nke, basuzuguye, kuko byose ni umubare. Noneho kugira ngo nibagenda kumukuraho ntibizatera ikibazo, n'abantu bazongere bisabire Trump nagaruka. Nabikubwiye, hari igiceri, sinzi ko uzi igiceri cya Cyrus, cyo nacyo ugomba kukireba. Icyo igiceri cya Cyrus, umwami kuru wa Persi. Ibyo ni ibindi bintu twaza kujyamo nabyo. Noneho kubera ko Trump bamugira ngo niwe mukiza uzakiza iri Israeli yijyanye hariya mu 1948. Wibuke ko iri Israeli yijyanye hariya mu 1948, 1948 nibwo bariya bijyanye muri Israeli. Ntabwo ari ubwoko bw'Imana, ibyo nabyo zabikwereka nibishaka kumenya. Tugiye kugera rero, wibuke hari bwa buhanuzi bw'Imana ko Imana igomba kongera guhuza Yuda, aribo bariya birabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, bakazahura bagakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana, nubwo ari inkoni ebyiri. Satani nawe akaba afite ubundi buhanuzi bugendanye n'iriya Israeli yijyanye hariya mu 1948, akaba ariyo mpamvu bagariyeho Trump ngo abirangize, ari gukora ibintu by'amasezerano kugira ngo bazumvikane, noneho bavuge ngo bagiye gukora ibihugu bibiri, Palestine na Israeli, ariko noneho byose biri ku mupango wa Satani. Nuvuga ngo hari ubuhanuzi bubiri bugenda bubangikanye. Hari ubuhanuzi bw'Imana iburyo, hari n'ubuhanuzi bwa Satani bugomba gusoza nabwo byanze bikunze, kuko bafite ububasha bw'ibyo bari gukora. Urugero ni uruhe? Biriya bintu bakoze 2019, twabwiye abantu mwibijyamo, ko twari tumaze imyaka hafi 10 tubizi ko bagiye kuzana ibintu bya Satani, niyo mpamvu twababwiraga ntimubijyemo. None rero Imana ifite ubuhanuzi bwayo buri kugenda, Satani afite ubuhanuzi bwe. Ni ukuvuga ngo abenshi babivugaho bibanda bagenda ku buhanuzi nkaho buri umujyi umwe. Ntabwo ubuhanuzi buri umujyi umwe, ni ubuhanuzi bubiri bubangikanye. Hari ubuhanuzi bw'Imana uko Imana yabyanditse, hari n'ibyo abantu birirwamo, ariyo mpamvu ubona abantu birirwa bibanda kuri antikristo cyane. None rero bizagenda gute? Urumva abantu benshi muri Amerika buriya bwoko bw'Imana bw'abirabura bumaze gukanguka, bazagera igihe bashaka kuhava nkuko byagenze mu Misiri. Amateka buri gihe yisubiramo. Mu Misiri urabyibuka, Imana ibwira Mose, genda ubwire Farawo, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze mu kuri no mu mwuka. Bazafanga, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga ngo Satani izi buno buhanuzi ko buteye. Satani ibintu binarabizi. Ni ukuvuga ibi bintu by'amatarifu wumva biri gusakuza, ntabwo njye dukurikirana ngo abantu babivuga, kubera ko nzi ukuntu igitabo kizifunga, ukuntu bari abantu bazahava. Noneho Trump yaje ate, yagarutse ate, niho tugiye kugera. Ndumva ari wari utegereje. Mbere yuko mpinjiramo rero, manzi kandi like niba tukibanye, kandi like, sharing, wiyandikisha. Hano nzi ko byanze bikunze iyi manda ya Trump irarangira abantu bamaze kubona ukuri. Amateka hari ibyo bita agenda 2030. Wibuke hari agenda ya 2030, sibyo? Noneho hakaba ubuhanuzi bw'Imana, za nkoni ebyiri ko ugomba gusoza, sibyo?
bo bafite agenda ya 2030 hakaba inkoni ebyiri. Za nkoni ebyiri zigomba guhura. Ni ukuvuga ngo bari kubara igihe basiganwa n'igihe. Wibuke iteka Satani ashaka kugenda imbere y'ibihe ariko agasanga Imana iri ku bihe. Imana iri ku gihe buri gihe. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kuzamuka ugenda ugatanga umuntu imbere kandi uwo muntu akuri imbere iteka ntabwo ushoboka byanze bikunze ibyawe bijya ku karubanda. Ni ukuvuga ngo rero ibintu biri kuba mu isi yose dufata urugero no ku Rwanda. Ibintu biri kuba ku Rwanda abazungu bagahaguruka ku Rwanda bakarwikomera mu gahanga bakarwifata mu gahanga abantu ntibumva ibyo ari byo. N'ubu buhanuzi buri kuba abantu bamenye ibyo ari byo kuko badasoma ijambo ry'Imana. Abantu ntabwo basoma Bibiliya, ntabwo bazi ubuhanuzi ko buri kuvuga. Bivuze iki rero? Wibuke Trump yajeho muri 2025 kandi gahunda y'abasatani igomba gusoza muri 2030 nubwo batangira kuvuga bati turayigerereye. Dufite imyaka yo 5, sibyo? Kandi manda yo muri Amerika ifite imyaka 4, sibyo? Ni ukuvuga ngo muri iyi myaka 4 kuva 2025, 2025, 2026, 2027, 2028 nibwo ibintu byose Satani agomba gukoresha bigomba kuba bigiye ku murongo. Urabona ukuntu Trump aje ku buyobozi iyi manda ya kabiri yahise asinya ibintu byinshi byihuta. Kubera iki? Kugira bafatirane abantu bakiri mu kavuyo. Noneho abantu kubera ko batareba kure bumve ko ari Biden ubize. Tujye mu karere gatoya. Trump ajya ku buyobozi icyumweru cya mbere hahise hatera iriya ntambara ya M23 mu karere. Kubera iki? Kugira nyine bibe intambara we abyiyarutse biracyari nkaho bishyushye, ni nkaho Biden ari ukiri ku butegetsi, intambara ititera ba Trump biyerekana nk'abanyamahoro ko nta ntambara bajyamo. Ari na mpamvu n'ibya Ukraine byabaye bigize nk'ibicecetse gato bashaka kubifatanya ngo babyunge, ariko bose baba bari kumwe byanze bikunze, bameze nka ya mababa babiri ari ku nyoni imwe. Noneho Trump we ase nk'umunyamahoro, kumbi niwe marayika wigira marayika w'umucyo, kumbi ariwe Satani wenyewe. Niwe Satani wenyewe niwe waje guhuza ibyo bintu byose Uganda Satani arimo. Noneho ibyo bintu abikore vuba akaba ari nayo mpamvu ibintu ari gukora abantu batari babyiteguye bari gutaka ko batumva ibyari byo, kuko afite gahunda agomba gukora byanze bikunze. Nakubwiye afite imyaka 4 gusa. Mu myaka 4 kugira ngo ibyo bintu byose aba bishyize ku murongo abirangije ni ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu ubona ari kubikora vuba hariho pressure. Noneho abantu ibintu ni biki bose bakarira bagataka. Za Amerika za Canada barataka, aho ngaho muri Afrika watubwiye andiko tubwire ukuntu ibintu bimeze. Ni gahunda ya Antikristo. None rero kugira ngo iyi gahunda ya Antikristo ishoboke bizagenda gute? Ubwo wenda tuzabyinjiramo gutaha, twinjire muri Bibiliya turebe izo nyamaswa uko arenye, turebe ukuntu ubuyobozi bumeze, turebe noneho ya mahembe 10. Ya mahembe 10 bakunda kuvuga ngo ni umuryango w'ibihugu by'Iburayi EU. Nibyo bakunda kuvuga. Benshi niko bavuga. Abandi bakavuga bati hazaza ubuyobozi 10 bizamera nkaho ari intara zizaho ziyoboye isi. Urumva ibyo bintu byose kugira ngo bigeraho mu myaka 4, imyaka 4 kugira ngo mwaka wa 5 bahite binjiza abantu muri ya gahunda ya Antikristo, ni ibintu bikomeye cyane. Bizagenda gute? Ndaguha urugero ruri hafi. Bazabanza basenye abaperezida n'ubutegetsi bwose bukomeye ku isi, ibyo bintu batangiye. Basenye insengero zikomeye, ari byo bikwereka impamvu baharabika bano bapasiteri bari bakomeye. Bari mu manza, barirwa bavuga mu makuru, abandi bari mu butinganyi, abandi ngabo bari gufungwa, abandi bari kubivamo, abandi bakabarigisa bakabavanaho kubera ko babona wenda batabasha kubahangana. Ni ukuvuga ngo uburyo bumwe cyangwa ubundi buri wese ukomeye
bavuga butumwa ari kugira ibibazo. Kubera iki ngo nuko kugira ngo Antikristo azayobora aganje ntibishoboka hakiri aya madini akomeye. Kugira ngo Antikristo aze ayobora aganje ntibishoboka hakiri abaperezida bigira ngo nibikomerezwa hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu bagomba gufata iyo myaka ine bagakubura noneho kugira ngo baharurire inzira wa mwami wabo umwaga. Niyo mpamvu nibyo biri kuba. Noneho abantu bakarwana bazi ngo bari kurwana na Amerika, kumbe batazi ko bari kurwana na system Antikristo yamaze gushinga imizi irimo irarandura ba bantu bari barigize ibyamamare, bari barigize abami, bari barigize abantu bakomeye ku isi. Bagomba kubanza kuko nta muntu ushobora kuzayobora Antikristo. Benshi rero batarabyumva niyo mpamvu bari gukora n'ibibazo bakibaza ati ibintu bimeze gute. Bamenye rero ko ni imbaraga za Antikristo bari kurwana nazo. Urabona noneho n'ikoranabuhanga rikaba rikataje, akaba ariyo mpamvu bashaka kuzazana wa mubare n'ikimenyetso n'izina by'inyamaswa. Umubare, izina n'ikimenyetso. Umubare, hari izina n'ikimenyetso. Uko ari bitatu. Niyo mpamvu bashaka kuzabizana ariho tugiye kujya. Kandaho like nanone, ongera kandi like. Ibintu bikubwiye nyine arimo gucaho hejuru, ntabwo turabyinjiramo, dushobora kubyinjira muri detail, nubwo tuzi neza ko biba bikaze kubiganiraho, ariko muri make nuko bimeze. Kugira ngo bazane umubare, izina n'ikimenyetso cy'inyamaswa, bagomba kubikora byanze bikunze mu myaka 5, bakaba bageze kuri gahunda yo kuzashyira amachip connecting umuntu kuri za computer, bakabashyira amachip. Njye bicara nkabyibaza. Bwa mbere ndibaza ni umuntu wagize kuri internet mu Rwanda bwa mbere, 1998 kiza. Hakiri wa muhungu witwaga Eric wakoraga hariya kuri Ecole Belge. Iyo urebye igihe umaze mu bintu by'ikoranabuhanga noneho ukanaryiga, wamara kwiga ukanarikoramo, uburebe ibintu ukuntu bimeze. Hari igihe ndeba nk'ama accounts ufite ibintu byinshi binyuranye, umuntu abamo buri munsi ufite accounts zirenga nka 30. Kugira ngo zimanaging, kugira ujye mu bintu byose, usubiza ama email, ukora ibintu byose, ibyo byose ubirimo, ukora ama video streaming, ugira byose no ibintu byose ubikore, ukurikire urebe nk'ama video wenda ufite kuri YouTube ushaka kuzareba, ugende uvuga uti nzareba igihe n'iki ugasanga ufite nk'ama video nk'ijana. Urumva ko Antikristo nawe yashaka ibyo bintu habaho imbogamizi. Kubera ko Antikristo wibuka ko ntago ari Imana, habaho imbogamizi. Imbogamizi ni iyihe? Nuko umuntu uko yaremwe, uko Imana yamushyize hano kugira ngo agire experience, ntago ari iby'ikoranabuhanga. Ariyo mpamvu aya makoranabuhanga ava kuri foreign angels, kuba marayika w'umwijima, babiha abantu tugatanga tuvuga ibintu byagenze gute. Wibuka ijambo ry'Imana ritubwira ko umwami w'umwisha azakora ibitangaza abantu batangara. Niba ngombwa amanure n'umuriro uve mu ijuru abantu batangara. Niyo mpamvu rero nitegereje ndere kutuntu rimwe na rimwe uko ikoranabuhanga rifite umuvuduko muri uyu munsi, kugira ngo abantu tuzabashe kubikurikira ibintu bidashoboka. Niyo mpamvu aba bazungu baba bari imbere yacu nk'imyaka 50 byibuze. Ibyo bazi tutayitwareba byibuze ni imyaka 20-50 imbere. Ariko iyo ugira ubuntu, njyewe neretswe ko byanze bikunze urwo rugero natangaga rw'ibintu byose tuba tugomba kureba kuri za internet, none ukabona ntabwo uri kubikurikira. Bararebye basanga ko kugira ngo umuntu abikurikire bagomba kuzakonectinga bwa bwonko bwe kuri za ordinateri za computer. Urabona? Kugira ngo ibyo bintu bibi nuko n'ubucuruzi, gucuruza cyangwa kugura cyangwa kugurisha, abantu bagomba kuzaba bafite ya code. Kubera iki? Kubera ko abantu biba amabanki, biba amafaranga online, abantu bakora ubujura bwose, ni intambamyi kuwo mugambi wa Satani. Nkuko byanditse hano muri Bibiliya ko ntawe uzabasha kugura cyangwa ngo agurishe adafite umubare, izina cyangwa ikimenyetso cya nyamaswa. Bararebye basanga rero ko ari tekinoloji gusa bari bategereje kugira ngo ibyo bintu babishyire mu bantu, noneho abantu batazaba bifite bazivanemo cyangwa se bazabagire nabi nkuko
ivugwa iteka. Ubwo rero mu ruhande rwa Satani, ku ruhande rw'Imana, Imana nayo izaha ikimenyetso abayo. Hari ikimenyetso Imana izaha abayo ari wo Mwuka Wera, Ruach. Umwuka Wera niwo Imana izaha abantu bazitandukanye n'ibyo bintu bya Satani. Niyo mpamvu nakubwira muri iyo myaka ine, tangira witegure kuva uyu munsi. Satani ararimbanyije, wumva nk'ibi bintu, kuko ibya 2019 twari babwiye mwanga kubyumva, benshi banga kubyumva, baranduseka baradusuzugura, ariko bwarakeye biraba. Niyo mpamvu nakubwira kuva uyu munsi, shyira mu mutwe wawe ko Antikristo n'abambari be, ayo mareta bamaze gufata bashyize mu kwaha, afite umugambi wo kubarimbura. Byitegure, ujye mu ijambo ry'Imana, none nibatangira kubwira ati dore gahunda uko imeze, dore gahunda uko imeze, nzabona narabikubwiye hashize imyaka ine. Hashize imyaka ine, urabona ko mu myaka ine iri imbere byanze bikunze iyo gahunda yabo nibwo bavuga bati ngo bazayizana. Bazabigenza gute rero? Ariyo mpamvu njya mu mpamvu ati Rwanda nicyo gobe Imana. Urabona ikibazo u Rwanda ruri guhura nacyo, abantu bacyumve, nuko u Rwanda Satani ashaka kurwifatira ngo arukoreshe nk'intangarugero y'ubwami bwe. Byanze bikunze abantu badashaka Imana, niba igihugu kitashatse Imana, bari hamwe, shaka Imana ku bwawe. Kuko niba witegereza uhora wibaza kubera iki ibintu byose bigeragerezwa mu Rwanda, ngaho ibintu byose birageragezwa mu Rwanda, ibintu byose birageragezwa mu Rwanda, kubera iki byibaze. Twe turababwira abantu bagatukana cyangwa bagaseka cyangwa bakavuga ibintu, no, ibaze impamvu. Nta kundi kuntu Satani akora. Satani aragukoresha, yamara kubona uzi byinshi cyane, agashaka kukuvanaho kugira ngo haze undi muntu utazi iyo biva n'iyo bijya, noneho Satani akomeze mu mujyo we nta nkomyi. Niko akora. Kuri iyo mpamvu rero nkabasaba, icyo bita gukunda igihugu cyangwa gukunda abantu, nta bintu birenze gukunda igihugu cyangwa gukunda abantu, ubazana mu ijambo ry'Imana, ubabwira uti dore Satani umugambi mubisha bafitiye agiye kubarimbura. Dusubire kuri ya myaka ine Trump afite. Turacyari mu mwaka umwe wa mbere gusa 2025. 2025 reba ibintu biri kuba, ntabwo twagiramo hagati. Nibwo tukinjira mu kwezi kwa kane. Ibi bintu ukuntu bigiye kuba, bigiye gufata umuvuduko ukomeye ku buryo abantu batangira kureba none bakibaza, bakarira. Wibuke ko Imana mu ijambo ryayo iratubwira ngo icyo gihe abantu bazifuza urupfu barubure. Ibyo bihanuzi mu byahishuwe tuzabyinjiramo. Hari ibyo byawe undi wavuze uti uzadukorera ibyo kuna abantu bajya iyo bapfuye. Ndi kubireba, ntabwo wo kubatera ubwoba, ahubwo no kwitegura ku buryo n'umunavu muri mubiri uzagenda heza. Ejo rero nzagerageza ngo ni video nkwereke ibintu birindwi bizatuma abantu bafata umubare, izina cyangwa ikimenyetso cya nyamaswa, ku buryo uzaba ubizi ukazabyirinda. Nuva iyi myaka ine nongera nyisubiremo ya manda ya Trump, ibintu byose bigomba gukurikira Amerika byanze bikunze, kandi Amerika akaba iyo iri kujyana abantu mu mujyo wa Satani w'ibi bya Antikristo kugira ngo bizabe. Iyi Antikristo Amerika niyo ikuriye, kuko niryo ryashyanga cya gihugu cyagomba kuza nyuma ya Ashuru, Babylon, Abapersi, Abagereki n'Abaroma. Amerika niyo yahise iza. Nukuvuga nyuma ya Amerika nta bundi bwami buzabaho. Bazarwana, haravuga ngo Burusiya, ngo Ubushinwa, no, ubwami buzaba buriho nyuma ya Amerika ari gutegura Antikristo, akaba ari uzaza nk'umwami w'umwaga kuri rwa ruhande rw'ubuhanuzi bwa Satani. Wibuke ibi bigendanye n'umujyo wa Satani, noneho hakazaza Kristo ku mujyo w'ubwami bw'Imana kugira noneho azaza atsinda Antikristo. Urumva n'ubuhanuzi bugiye bubangikanye, bari gukora ibintu byabo kuri rwa Satani. Imana hari ibyo yateguye ukuntu Kristo azaza
wibuke ko ubwami buzaba muri icyo gihe bw'umwami w'umwana buzasenyuka nta kuboko kubise, ahubwo ikibe kizava kikabusenya. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Kristo nibwo buzakwira isi yose, noneho bugasenya ubwa Satani ari ukuri kuzagenda kuganza no kugafata abantu. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe hazaba hamaze kumenyekana ubwoko bw'Imana ubwo aribwo. Ubwoko bw'Imana Yuda uri muri Amerika, hazaba hari Yuda zamaze kumenyekana, n'ubwoko 12 buri muri Afurika, ubwoko 10 buri muri Afurika bukazakora 12, bazaba bamaze kumenyekana, bakore bwa bwoko 12 bw'Imana baze hamwe. Aribwo noneho abantu bamara kumenyekana, ubwoko bw'Imana bamaze kumenyekana, nibwo hazaba ya makuba y'imperuka abantu batavuga. Ariko ya makuba y'imperuka ku mujyo wa Satani, kubera ko Satani n'abambari be baravuga ngo hazaba amakuba y'imperuka. Azaterwa n'iki? Ibaze nawe, amakuba y'imperuka azaterwa n'iki? Niyo abantu bose bazaba bayobotse Satani, bari mu bwoko bwa Satani no mu kwa Satani. Ni ukuvuga ngo hari abantu bazigomeka, hari abantu bazanga, hari abantu bazavuga ati no, ubuhanuzi turabuzi uko bwanditse muri Bibiliya, nk'ubu nawe urabimenye, uzaba muri abo bantu. Noneho niyo wanapfa uzabaho, kuko ntabwo turi umubiri ahubwo turi roho. Kandi wibuke ngo Imana iravuga ngo umuntu uwo ari we wese uzibeshya agafata umubare, izina cyangwa ikimenyetso cya nyamaswa, uwo nguwo ntashobora kujya mu gitabo, uwo ngo ntazabona ubugingo. Ni byinshi cyane, ariko tuzabyinjiramo wenda bitewe n'ibibazo mugenda mumbaza. Ariko wumve ko Satani afite gahunda ye yapanze. Hari gahunda y'Imana iyobowe na Kristo umwami wacu Yeshua HaMashiach, niryo zina rye. Noneho akazaza akambura ubwami Antikristo. Wibuka ko Antikristo atsanamara n'igihe kirekire, azamaraho imyaka 3 n'igice, noneho ahite avaho. Niba warabashije kwihangana muri bya 19, urabona ibintu byose birahura. Biriya byabaye 2019, byatangiye 2019 bivugwa 2020, 2021, 2022, imyaka hafi 3 n'igice. Biriya bintu yewe hari n'ukuntu bihuza n'ubuhanuzi. Wibuka ko mu gitabo cy'Ibyahishuwe baratubwira ngo hari ibisimba by'inzige bizava ikuzimu bikaza bidwinga abantu, bizaba bibadwinga, bimere nkaho bibashyiramo ubumara bw'inzoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bya 2019 buriya bwari ubuhanuzi bukomeye, twasobanukirwa ubwo aribwo tugenda kuri Bibiliya. Ariko byanze bikunze abantu b'abambari ba Satani bari babikuriye, ntashaka kuvuga amazina yabo, bazi ubuhanuzi kukurusha, kubera ko bafite ibitabo byinshi, bafiteho bibiri. Niyo mpamvu n'abareba abanyafurika bakareba abirabura bakaduseka, kubera ko batwibye bya bitabo birimo iryo jambo ry'umwimerere nshaka kuzana ngo ngarure abantu, nkabona baraseka ntabwo babyumva. Ariko niho mbagana. Mbere yo gukomeza muri ibyo bitabo, mbere yo gukomeza, nagira ngo tuganire ku buhanuzi, wumve ukuntu ibintu bimeze, none utangire witegure hato utazagwa mu biyobe. Nanjye ntarabikubwiye kugira ngo utangire witegure. Urumva ni ukuzajya tugenda muri ibyo bitabo nyine bavanyemo ibyo batubeshye, noneho nkagaruka no ku buhanuzi nkavugaho gato, nkareba ukuntu ibintu bimeze, kugira ngo abantu bakomeze bitegure ntibazatungurwe. Ni uko bimeze rero. Ahasigaye ejo nibwo tuzaganira mbabwira ku mpamvu 7, impamvu 7 zizatuma abantu bafata umubare, izina cyangwa ikimenyetso cya nyamaswa. Nizere ko utangiye gukanguka rero. Njye ntabwo ndi umuhanuzi, bisobanura nk'umuntu nagiriwe. Ntabwo nshobora kubeshya ngo mvuge ni dore njye ndi umuhanuzi. No, ntabwo ndi umuhanuzi, ntabwo ibi ngibi nabigira ubuhanuzi, ahubwo nabigira nk'ubuntu Imana yangiriye, kugira noneho mbashe kubisangiza abantu batazisanga mu kuboko kwa Satani. Biracyashoboka. Nizera neza ko abantu turiho uyu munsi dushobora gukizwa, dushobora gucukubiri n'umugambi wa Satani. Umugambi wa Satani afite ni muremure, urumva navuzemo ibiceri bya Basayusi, mvugamo ibyo byose ukuntu bazashyiraho ibyo bimenyetso. Ndakubaza nti aho ngaho byifashe gute hano mu Burayi, muri Amerika, muri Canada? Tuba tureba umunsi ku munsi bagenda bakora ibintu bibitegura, ukareba ukuntu amabanki ibintu ari kubaka, ukareba ibintu amashops, amaduka ibintu ari kubaka, ubona ko bafite ibintu bari kwitegura. Hari n'ababyerekana ko ahubwo batangiye kuzajya bagenda bashyiraho ibiganza kugira ngo bagure, bakagira ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda biganisha aho hantu. Hari ibyo ubona byose umunsi ku munsi, ukavuga ati iki kintu kiri muri ya gahunda, iki kintu kiri muri ya gahunda. Nawe niba hari ibyo ubona umunsi ku munsi aho uri,
andika utubwire. Kandi niba ufite igitekerezo kuri iyi video cyatwungura no tukazinjiramo ubutaha kugira ngo turusheho kugira ubumenyi. Nzi neza ko abantu twese nibyo mvuga kugira ngo tumenye Imana, twese dufite ibyo tuzi bitandukanye. Yaba twabasha kubishyira hamwe kugira ngo ubumenyi tubumenye, cyane ko twakwegera Imana tukumenya, ariko nanone twifashishije ijambo ry'Imana duhabwa n'umwami wacu, umwami uhoraho, umwami uzahora ibihe byose, Kristo, Yesu Kristo, Yeshua HaMashiach. Abadangije rero mbashimira kuba mwafashe umwanya wanyu mukigomwa kugira ngo muze tuganire uyu munsi, mwiyandikishe ku bwinshi, kanda like, muzizamure uko mugana mwese, muzizamure none nanjye bijye bintera ingufu zo gushakashaka kugira ngo dusangire ukuri, muze mu kuri uvuga ati niyemeje kumunyakuri. Nizeye neza ko abatekereza ko ntajya mvuga ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma, uyu ni umusogongero mbivuzeho ko Imana yabimpaye ngo mbivunguraho gusa, ntabwo nabirebye muri Bibiliya ngo ngende mbirebe cyangwa mbirebe ahantu hose, mbahaye byari bindimo. Ubwo ubutaha wenda nzajya muri Bibiliya neza tubisesengure, noneho turebe uko ibintu bihagaze, tugendeye kuhanuza umurongo ku murongo. Uyu munsi byari nko kubasogongeza gusa kugira ngo tuzabyinjiremo turebe ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma buhagaze gute. Ntugire ubwoba, wihangayika. Iriya video nzakoraho ivuga aho abantu bajya iyo bapfuye, ndizera benshi izabasubizamo ibyiringiro. Turi roho, ntabwo turi umubiri, ntidupfa, kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi bugingo. Uko bigenda byose bigenda bisobanukirwa gahoro gahoro. Gupfa yego bitera ubwoba, ariko umaze kubisobanukirwa ukumva ibyo ari byo, ukamenya ijambo, uzashima Uwiteka. Uzashima Uwiteka, ahubwo uzaharanira gukora ibyiza. Wibuke nageze kubwira nti fata bya byaha byose wakoze byawe, byandika ku rupapuro, ubisabire imbabazi. Nitwijya kwinjiramo rero aho umuntu apfa, iyo umuntu apfuye ahajya, nibwo bizagufasha kureba ibyaha byanjye ntangiye kwitoza kubyikiza no kubyicuza uyu munsi, nshobora kuzagira nyuma y'ubugingo bwanjye heza, nyuma y'ubuzima ukagira ubugingo bwiza. Ngayo nguko rero ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma mbuciye hejuru, ntabwo ninjiye mu bintu cyane ngo byinjire muri detaye, ariko nzi neza ko nyuma y'ibimenyetso, nyuma y'ibintu birindwi bizatuma abantu bafite ibyo bimenyetso, izina n'umubare w'inyamaswa, nitumara kubikoraho tuzabyinjiramo. Tanga igitekerezo, nyine mukangurire gusoma ijambo ry'Imana, kandi like n'ubuntu kugira ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Noneho uko tugenda tuganira, urabona nanjye nari maze igihe ntakora video, wenda mpagaze n'ibyo byose mvuga kagati nyine nanze kuyikora nicaye, niyo mpamvu nahagurutse. Noneho duhagurukire icyarimwe twese twiyemeze gukunda ukuri, gushaka ukuri. Wibuke, shaka ukuri, ukunda ukuri, usangize abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Duharanire kuzabona Imana, duharanire kuzajya mu buhanuzi bw'Imana aho kujya mu bwa Satani. Itandukanye na Satani uyu munsi uvuga uti ngiye gushakisha amaso y'Imana n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose, kugira ngo nanjye nzabone ubugingo bwiza bwawe. Murakoze rero, nkabashimiye. Imana ikomeze ibarinde kandi umugisha. Shalom, shalom, toda haba, tov meyod.